konzi igiteri yasinzi ko ari agasobanuye kamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bituma abasobanura filimi bakundwa n'abantu benshi, yaba abakecuru, abasaza, abana, bose barabakunda, aho usanga abana birirwa babaririmba muri karitsiye. Ariko mu gasobanuye harimo ihangana rikomeye, aho buri wese musobanuzi yita uwa mbere. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye urutonde rw'abasobanuzi ba filimi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2026 urenze abandi. Uru rutonde naruteguye nifashishije ukuntu aba basobanuzi bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rukuta rwa Instagram ndetse na YouTube, imbuga zikoreshwa n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ukuntu filimi zabo zikunzwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ukuntu zikunzwe ku ba DJ bazigurisha bakabona abakiriya benshi cyane. Ariko buri musobanuzi hano mu Rwanda wese yita uwa mbere, cyane cyane iyo bigeze kuri Rocky ndetse na Junior Giti. Uramenya umusobanuzi wa mbere hagati ya Junior Giti ndetse na Rocky nureba ino video kugeza ku musozo. Kanda subscribe na like. Hano ni ku Butasi TV, aho twinjira mu byahishwe tukabihishura. Reka dutangire ku mwanya wa 10 kumanduka kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umusobanuzi ukundwa n'abantu benshi, bamwita Perfect Nyirako cyangwa se umwite Perfect Nyiribisiga. Uyu musobanuzi arakundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho akunda gusobanura filimi z'ibihinde kandi zigakundwa n'abantu benshi, aho filimi ituje nawe agatuza, yaba ibabaje nawe akababara, ndetse filimi yaba iteye agahinda nawe ukabona agize agahinda, cyangwa se ishimishije nawe akishima. Uyu ni umusobanuzi ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu 11,000. Ibyo bigaragaza urukundo afitiwe n'abantu. Umwanya wa 9 turasanga Fair Representation cyangwa se mudasobwa mu gasobanuro, umwe mu basobanuzi bagezweho kandi banakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, akaba avuka mu karere ka Musanze. Ubundi biba bigoye yuko umusobanuzi utavuka i Kigali amenyekana, ariko uyu nguyu kubera ubuhanga bwe n'ukuntu asobanura filimi yihuta, adategwa kandi atabeshya cyane, ni umusobanuzi byatumye akundwa ku rwego rwo hejuru. Nta rubuga rwa YouTube cyangwa se urubuga rwa Instagram akoresha ngo tubone abantu bamukurikira ngo bangana ute. Ku mwanya wa 8 turasanga Dylan Kabaka, umwe mu basobanuzi bari kuzamuka neza, dore yuko ari mu maboko meza ya Junior Giti, akaba ari muri kampani ye y'abantu managinga irimo na Sankara. N'umusobanuzi uri kuzamuka neza kandi akaba asobanura neza yaba filimi z'Inyamerika, Inshinwa ndetse n'Ibihinde. Ku mwanya wa 7 turasanga umusobanuzi Bidada Great. Uyu ni umusobanuzi umaze kwigarurira imitima ya benshi, ukuntu muri filimi ze aba asetsa abantu kandi agasobanura neza cyane, aryoshya filimi ku buryo filimi yakoze n'itabi iryoshye ushobora kubona we kuryoheye bitewe n'amagambo avuga n'ijwi rye ryiza cyane. Nta rubuga rwa YouTube akoresha, ariko urukundo rwe rugaragarira ku rubuga rwa Instagram, aho afite abamukurikira barenga 106,000. Umwanya wa 6 turasanga umusobanuzi bamwita Savimbi Musa, umwe mu basobanuzi bamaze imyaka itari myinshi, ariko urukundo rwe rukomeje kwigaragaza cyane. Umwe mu basobanuzi bazamuwe na Rocky Kimomo, akaba ari no muri genge ya Rocky Kimomo, bituma ubuhanga bwa Rocky nawe yarabubonye, maze agasobanura filimi neza, asobanura filimi aziryoshya, afite ubuhanga buhambaye mu gusobanura filimi ze. Urubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 18,000. Umwanya wa 5 turahasanga Gaheza Simba. Gaheza Simba ni umwe mu basobanuzi bamaze kwigarurira imitima ya benshi mu myaka itari myinshi cyane amaze asobanura filimi, dore yuko we yita umusobanuzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga yuko nta musobanuzi umurenze, asobanura filimi yitonze, nubwo atubeshya ariko atubeshyamo bikeya. Urubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 28,000. Ni umusobanuzi ufite ubuhanga kandi ugezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urukundo rwe ruragaragara cyane, usanga amafilimi ye ahererekanywa n'abantu hano kuri YouTube, abantu barayareba ku rwego rwo hejuru.
Umwanya wa kane turahasanga Sankara the Premier cyangwa se umwite Sankara the Future. Ni umwe mu basobanuzi bakundwa n'abantu benshi, bamwe bamugira n'umusobanuzi wa mbere ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Asobanura filime asetsa, ashyiramo utundi turungo dutuma filimi iryoha ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu akaba ari murumuna wa Junior Giti kandi akaba ari no muri kampani ye, akaba filimi bakora bazishyira kuri website ya Junior Giti, bituma ubuhanga bwa Junior Giti nawe bumugeraho. Uyu ku rubuga rwa YouTube amaze iminsi itari myinshi cyane afunguye, akurikirwa n'abantu 12,000, naho ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu 71,000. Ibyo bigaragaza urukundo afitiwe n'abantu hano mu Rwanda. Umwanya wa gatatu bamwita Yanga, umwe mu basobanuzi bakunzwe cyane, watanze show, wakunzwe na benshi. Nubwo atakiriho yitabye Imana, tunamwifuriza iruhuko ridashira. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nkusi Thomas. Yavutse mu 1982, aza kwitaba Imana tariki ya 17 Kanama 2022 azize indwara ya kanseri. Ni umwe mu basobanuzi bakunzwe bitewe na filimi yagiye azana. Ubu ngubu zikoreshwa bamwe mu basobanuzi kandi no mu buzima busanzwe zikaba zikoreshwa. Yapfuye afite imyaka 40 kandi yari amaze imyaka 20 akora agasobanuro. Ni ukuvuga yuko yamaze igihe kinini cyane akora filimi nyinshi cyane zikundwa. Yazanye filimi nyinshi cyane, wakasiriwe ndetse n'izindi filimi yazanye. Wandike muri comment filimi yakoze ikagushimisha kurenza izindi filimi wakunze yakoze Yanga. Mwifurize iruhuko ridashira. Yari umurijendi kandi n'ubu ngubu filimi ze ziracyakunzwe cyane, mbere yuko filimi ushobora kuyireba imyaka 5 uhora wongera uyireba utarayihaga. Umwanya wa kabiri, reba ko wakanze subscribe, like ndetse na share. Mu mwanya wa mbere turahasanga Junior Giti, papa w'abapapa. Ni umwe mu basobanuzi bakunzwe, bamwe bavuga yuko ari n'umusobanuzi wa mbere. Ijwi ryiza afite rikurura abantu mu kureba filimi. Niyo filimi itaba iryoshye ushobora gukurikira ijwi rye n'uburyo asetsa muri filimi ze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Bugingo Boni, umwe mu basobanuzi bakunzwe, dore ko yavutse mu mwaka w'1992 tariki 24 Mata, akaba afite imyaka 34. Ni umwe mu basobanuzi bakunzwe, bamwe bamufata nk'aho ari umusobanuzi wa mbere. Akaba ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 715. Urubuga rwa YouTube narwo rumaze igihe gito yafunguye, ahanyuzaho documentary, akurikirwa n'abantu barenga 43,000. Ni umwe mu basobanuzi unafite website yitwa agasobanuye igiti.com, imwe muri website yishyurwa ariko igurwaho filimi ku rwego rwo hejuru. Umwanya wa mbere kanda subscribe, like ndetse na share. Umwanya wa mbere turahasanga Rocky Kimomo, Rocky Kirabiranye, bamwe bamwita nomero ya mbere. Natwe twaje gusanga n'umwe mu basobanuzi wa mbere ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rocky amazina ye yitwa Mike Uwizeye, yavutse tariki 24 Agosti 1991. Yatangiye gusobanura mu mwaka 2019 mu buzima butari bworoshye, ariko aka kanya akaba ari uwo musobanuzi uyoboye abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuhanga afite ndetse n'ukuntu asetsa muri filimi ze, aniyemera cyane muri filimi ze, n'ijwi ryiza afite n'igikundiro afite, ibyo bituma abantu bamukunda. Afite imyaka 35. Urukundo rwe rugaragarira no ku rubuga rwa YouTube acishaho documentaire, aho akurikirwa n'abarenga 1,50,000. Urubuga rwa Instagram rwo akurikirwa n'abantu barenga 755. Ibyo bigaragazwa n'urukundo afitiwe n'abantu. Aho Rocky Kimomo afite na website yicaho filimi bisaba no kwishyura amafaranga, yitwa agasobanuye films.com, ariko usanga iyi website abantu bayikoresha ari benshi cyane. Nayo nguko abo barabasobanuzi 10 bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ninde wagutunguye? Mushyire muri comment. Ese ninde nibagiwe cyangwa se wagiye ku mwanya atarakwiriye? Mushyire muri comment.
Njyewe nawe Ndayishimiye Eric, hano ni ku Butasi TV, aho twinjira mu byahishwe tukabicukumbura. Kanda subscribe kugira ngo ubone ibyiza biri imbere kurusha ibindi.